Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Ese wari uzi ko kurya umuneke nibura umwe ku munsi buri munsi bishobora kugira uruhare runini mu guteza imbere ubuzima bwawe? Muri iyi video tugiye kuvuga ibintu byiza 8 byatangira kukubaho mu gihe waba utangiye kurya umuneke nibura buri munsi mu mubiri wawe. Turabireba ibyo bintu bishobora kukubaho bikagutungura kandi bikaza ari nk'ibitangaza ku buzima bwawe, bikagenda neza cyane. Ngiye tugiye kubana muri iyi video Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuba ubanye natwe, ukaba waributse gukora subscribe, ujye wibuka ukore like kuri video, nurangiza urebe muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, tuba tugikeneye turagusubiza, nurangiza uyisharinge n'abandi. Mbonero no kuguha ikaze nawe ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro bikugira inama ku mirire myiza, imirire iboneye, ibyo kurya, ibyo kunywa, bikakubera umuti ku buzima bwawe kugira ngo bibe ibyangiza umubiri wawe. Kubera ko hari urya ibiryo ugasanga umuntu arabyibushye cyangwa ugasanga biguteye ubundi burwayi, ahubwo ukajya ubirya kugira ngo bikubere umuti ku buzima bwawe. Kuri iyi channel rero uzajya uhasanga ibyo biganiro. Ikindi nuko tukugira inama cyangwa se tukurangira n'imiti ku bimera, ibimera bisanzwe, tukakubwira tuti iki kimera kivura izi ndwara, ukaba wakoresha kimera kikakuvura kandi mu buryo bwizewe, cyangwa se ukarangira na mugenzi wawe umuti kubera ko hari aho wabikuye kandi nawe wizeye, bikagenda neza cyane. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera, uzajya ugenda ubona ibiganiro byacu uko tugenda tubikugezaho, uzajya ubasha guhita ubibona. Ikaze cyane. Ubundi mu busanzwe imbuto cyangwa se imineke ni imbuto abantu benshi bakunze kurya, ariko nubwo bazirya bakazirya batazi icyo mu mubiri wabo izi mbuto ziraza kuba zibafasha. Abantu benshi rero ugasanga barabisuzugura rimwe na rimwe, ugasanga harimwo abatakunda no kurya imineke kubera ko babona ari nyine nk'imbuto zisanzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, umaze kumenya akamaro ko kurya umuneke, ntekereza ko ari urubuto udakwiye kujya wirengagiza ku buzima bwawe, kubera ko umuneke ufite intungamubiri nyinshi kandi nziza ku mubiri wawe. Izo ntungamubiri zibonekamo nizo ziwugira umuti, ndetse ukaba n'ikiribwa kiryoha ku mubiri wawe cyangwa ku buzima bwawe. No kuvuga ngo umuneke urimo ibyitwa potassium. Muri potassium ni intungamubiri nziza cyane ituma umutima ukora neza kandi igafasha kugabanya ibintu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Iki kintu ngira ngo ucyumve neza. Iyi muneke bitewe n'uko urimo potassium nziza zifasha cyane umutima, bituma umutima ukora neza, kandi umutima ukora neza ntabwo umuntu ashobora kurwara indwara nka diabete, ntabwo umuntu ashobora kurwara indwara nk'umuvuduko w'amaraso. Za ndwara zindi zose zigenda zifata umutima ntabwo zagufata, kandi kubera ko wirira umuneke wawe nibura ukajya uwurya buri munsi, cyangwa se waba utanabonye buri munsi ariko ukavuga uti ese muri iki cyumweru nariye umuneke inshuro zingahe, ugasanga ari ibintu by'ingenzi cyane. Iyo potassium rero iboneka mu muneke, kugira ngo nawe nkushishikarize kujya uyibona nibura mu cyumweru ukayibona, bizaba iby'ingenzi cyane. Urinde ubuzima bw'umutima wawe, ntube wakwangirika ngo uhure n'uburwayi butandukanye. Umuneke ubonekamo amavitamine B6. Iyi vitamine B6 nayo ifasha ubwonko gukora neza, kandi igafasha umubiri gukora uturemangingo tw'amaraso mashya. Ni ukuvuga ngo iyi vitamine B6 nayo iri mu muneke urayikeneye kugira ngo umubiri wawe ukore uturemangingo tw'amaraso bigende neza cyane. Umuneke kandi haribonekamo vitamine C. Izi vitamine C nazo zifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri ku rwego ruri hejuru. Niba warwaraga indwara z'ibicurane bikagukoza hasi, urarwaragurika kenshi, ugasanga nko mu kwezi urwara inshuro zitari imwe, ujya kwa muganga. Abantu ujya wumva ukumva umuntu arakubwiye ngo ngiye ntabwo ukwezi kwashira ntagiye kwa muganga. Aho kiba ari ikibazo, ubudahangarwa bw'umubiri buba bwaramaze kugabanuka. Biba bikwiye ko utangira ugafata ingamba hakiri kare. Izi vitamine ziboneka mu muneke zirinda, zigatuma umubiri uhorana abasirikare bakomeye, ubudahangarwa bukomeye bwo kurwanya indwara, nawe ugatangira
ugatangira kuzibona binyuze mu muneke. Umuneke ni uko urimo ibyitwa fiber cyangwa se fibre ifasha igogorwa ry'ibiryo, ibyo kurya wariye mu mara bikagenda neza cyane, bikarinda ikintu cyitwa impatwe constipation. Ngira ngo nkwibutse ko burya constipation buryo wabirwaye, iyo watangiye kuyirwara biba bitanga n'amahirwe menshi cyane yo kurwara ibyo bita hemorrhoid ishobora gutangira ari hemorrhoid externe, aho utangira kumva wakwishimagura hasi muri anus, aho utangira kugira ikibazo kumva uraribwa bikazagera ikaba hemorrhoid interne. Kuri rwa rwego nyine utangira kujya unatangira kubona umurika cyangwa se amara asohoka mu kibuno, ari byo bakunze kwita karizo. Iyi ndwara ni mbi cyane constipation, kuko ishobora gutuma nyine utangira kubona ibyitwa karizo, kandi iyo byatangiye kuboneka kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Fatirana hakiri kare nawe ubone izo fibre nyinshi ziboneka mu muneke, bikurinde kujya ugira ikibazo cy'impatwe, igogorwa ry'ibiryo urya rijye rikorwa neza kubera ko wabonye fibre nyinshi mu muneke. Ikindi ni uko habonekamo magnesium. Magnesium nayifasha imikaya n'imitsi gukora neza. Abantu mwumva muribwa mu ntugu, mu ngingo z'amaboko, mu mavi, mwumva nyine mu mubiri mutameze neza. Hari n'abavuga ngo mu mubiri ngo barumva ngo ibintu bijagata, bamwe bakirukira mu baganga bavura amarozi n'ibiki ngo barumva ibintu bijagata, kandi wenda se ushobora gusanga ari imitsi. Iyi mitsi nayo itanga icyo kimenyetso. Imitsi amaraso atakiri kugenda neza, umva utuntu tukujombagura tumeze nk'amashanyarazi tugufata, ukumva umeze nk'aho mu mitsi hari ibiri kugendamo bimeze nk'inshishi. Ibyo byose nabyo ni ibimenyetso by'uko ushobora kuba uri kubura magnesium mu maraso yawe, ugasanga no mu mitsi ntago bikora neza. Iyi magnesium rero yishakire mu muneke kandi bigende neza cyane. Izi ntungamubiri zose rero nizo zituma umuneke uba imbuto ifitiye umubiri akamaro kanini cyane. Ari nayo mpamvu rero ibi bintu 8 byiza bigomba gutangira kukubaho mu mubiri wawe utangiye kurya umuneke nibura rimwe ku munsi, kandi byagenda neza cyane. Ikintu cya mbere ni uko umutima wawe uzatangira kujya ukora neza bitewe na zira potassium zirimo, bigatuma umutima ukora neza, bigatuma amaraso atembera neza, bityo ntube wahura n'ikibazo cy'indwara nk'umuvuduko w'amaraso ariyo high blood pressure, cyangwa se ugasanga byakurinda n'izindi ndwara z'umutima. Abantu muba mugira umutima utera cyane, kwa kwikangakanga, ibyo bintu bigenda bivaho cyane. Ikindi kintu cyiza cya kabiri gishobora kukubaho mu buzima bwawe kandi kikaba nk'igitangaza ku mubiri wawe, no gutangira kujya ugira imbaraga nyinshi muri wowe. Hari abantu baba baratangiye gucika intege, ukajya wumva rimwe na rimwe ubyutse ufite intege nkeya, kumva umunsi wose nta mbaraga wirirwanye, bitewe n'uko umuneke ufitemo ibyitwa carbohydrate karemano zitanga imbaraga ku mubiri. Niyo mpamvu abakinnyi benshi uzabona bajya gukina akabanza kurya umuneke, na nyuma yo gukina avuye mu kibuga ukabona yiririye umuneke. Abanyonzi b'amagare, umuneke rero zira carbohydrate zirimo ni iz'ingenzi cyane kandi ziri karemano, ziragufasha cyane ukagira imbaraga z'umubiri kandi ukamera neza cyane. Ikindi kintu cyiza cya gatatu ni uko nyine habaho igogorwa ryiza ry'ibyo kurya bitewe na za fibre twavuze. Abantu bakunda kuribwa mu nda, kumva uri kuribwa mu nda kubera wenda ibyo kurya wariye bitakiriye umubiri wawe neza, mu nda bitagenze neza, gerageza ukoresha umuneke, bizajya bigufasha cyane. Icya kane ni uko ubwonko bukora neza bitewe na za vitamine B6 twahoze tuvuga. Umuneke ufasha ubwonko gukora neza, ndetse ukanafasha gukora imisemburo ituma umuntu yishima, kandi ikanagabanyiriza umuntu kugira ibibazo bya stress z'ubwonko, aho usanga umuntu nyine ibitekerezo biba byinshi, stress zikaba nyinshi, bikaba byatuma unaribwa umutwe kenshi. Iyo wirira umuneke biragufasha cyane kubera ko ufitemo izi vitamine B6 kandi zihagije, bikagenda neza cyane. Cya gatanu nuko umuneke nyine ugabanya stress ndetse n'umunaniro. Umuneke ufasha umubiri gukora izitwa serotonine, ni imisemburo ituma umuntu yumva afite amahoro mu mutima, kandi ikagabanya stress ndetse n'umunaniro. Ni byiza kurya umuneke rero, biba ari iby'ingenzi cyane.
icya gatandatu ni uko uzabona imikaya yawe ndetse n'imitsi bikora neza bitewe n'iriya potasiyumu iri mu muneke. Bizafasha imikaya n'imitsi gukora neza kandi binafashe kugabanya kuribwa kw'imikaya. Abantu mukunda kuribwa amaboko, amaguru, kumva mu mikaya harakurya, uzatangire kugerageza umuneke kubera ko urimo potasiyumu zizagufasha kugabanya ibyo bibazo byo kuribwa imikaya ndetse n'imitsi. Icya karindwi ni uko bizakongera ubudahangarwa bw'umubiri mu gihe wakundaga kurwaragurika bitewe na ziriya vitamine C nyinshi ziboneka mu muneke. Bizagufasha kurwanya indwara kandi bitume ubudahangarwa bw'umubiri wawe burushaho kwiyongera, urushaho kumera neza cyane. Icya munani ari nacyo cya nyuma ni uko bifasha kugenzura ibiro by'umubiri bitewe na ziriya fibre nyinshi zirimo. Ibiro by'umubiri mu gihe byiyongera iyo wariye umuneke buriya kenshi bitewe n'isukari irimo karemano, bituma wumva umubiri wawe uhaze cyangwa se mu nda wumva ko nta biryo ukeneye kurya cyane, bityo bikagabanya kuryagagura, bigatuma utagira ibiro byinshi cyane by'umurengera, ugasanga bimeze neza cyane. N'izindi nama rero, ni byiza buriya kurya umuneke nibura mu rugero nibura umuneke umwe cyangwa ibiri ku munsi. Ugiye uyibona byaba ari by'ingenzi cyane. Waba utayibonye ku munsi ariko ukamekinga shuwa ko mu cyumweru wariye imineke kandi ihagije, bigenda neza cyane. Ni byiza rero kandi kubifatanya n'izindi mbuto mu gihe waba uzibonye, nabyo ni iby'ingenzi kuko byose byongera intungamubiri zitandukanye. Muri make rero kurya umuneke umwe nibura buri munsi bishobora kugufasha umubiri wawe mu buryo bwinshi, harimo guteza imbere umutima, kongera imbaraga, kunoza igogorwa ry'ibiryo no kongera ubudahangarwa bw'umubiri, bikakurinda indwara z'umutima nk'umuvuduko w'amaraso n'ibindi byose. Nshuti yanjye rero, niba wakunze iyi video kanda like, uyisangize inshuti zawe ukoze share, kandi wandike comment utubwire niba nawe ukunda kurya umuneke. Ntimuzibagirwe kandi namwe mwabanye natwe ari ubwa mbere gukora subscribe, ntimwibagirwe rwose kuri iyi channel. Ni ingenzi cyane kuko uzajya ugenda ubona ibindi biganiro bishya tugenda tukugezaho. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza, Imana ibahe umugisha.